Bakunzi banjye reka twitwomereze agafilime kacu, iki ni igice cya gatanu kandi ni nayo finale. Twasize mabuja bamuziritse, bari batangiye kumupfuka umunwa, disi baramutunguye baramusinziriza, dore aho yakangukiye. Mama we disi, dore ahantu yakangukiye mabuja, ni ahantu atazi nawe. Disi barakwereka aryamye munsi ya bya bisambo by'ibodigadi by'ibisambo. Disi hano mabuja bamushyize baracanye, wagira ni ahantu hameze nk'ikuzimu, hari umwotsi uri gucuma mabuja bamuziritse. Mama we disi, gusunguka umugabo arabibwirwa n'icyo akwereka disi cya kigabo cy'ikibodigadi kiri kumutuka ati we tugiye kukwica nonaha, tugiye kukwica nonaha, ati we waduteje bosi wawe, waduteje umugabo wawe ngo bodigadi ngo ninjye wakwishe. Yo yarari mu rugo nyine hanze, yo haje kamucuma k'agakobwa avuga ati byatunganye. Yo disi uno mukobwa uno mu bodigadi, disi uno muntu w'umucuma w'umukobwa yamuzaniye agatabo karimo amashusho yabo, ni amashusho ya kera. Mama we disi n'umusore disi yarishimye mo gakeya, twari dusanzwe tubona aseka, igihe cyose yakundaga guhora arakaye. Disi igitabo bamuzaniye kirimo amateka y'umugore we. Iyo disi uyu musore yatangiye kumenya byinshi ku mugore we. Iyo disi ya bodigadi watangiye kuvuga ati bya bisambo ati nabiziritse. Yo disi mwibutsa ko wakora subscribe ugafungura inzogera, niba hari ibice by'iyi filime warebye nabyo wagenda ukabireba. Disi iyi filime yari nziza, nanjye musobanuraga cyane. Disi ndakunda nka wakanda subscribe. Disi arakwereka bodigadi yaragiye byose arabihondagura. Ya tugaruka hakuno no wa musore yicariye mu nzu arimo arareba cya gisore cy'ikibodigadi cyamupfukamiye kirimo kiramusaba imbabazi. Hano mu bosi ubundi aravuga rikijyana, n'ubundi umuhungiye hano ntabwo wamuhungira hano ngo ugere ahijya, kuko naho urasanga ari we uhakoresha, nubwo atari we urimo ariko niwe uhakoresha. Yo disi niwe mugambanyi mukuru, uyu ni wa wundi wari wahamagaye mabuja ngo aze amubwire. Disi mu kumuhamagara uyu nguyu ahita amuteza ibisambo, none yafashwe atangiye guhatwa ibibazo, ari kubazwa ibibazo byinshi, arimo aranakubitwa cyane. Yo disi nawe ahantu mabuja ahantu bamufungiye ntabwo yarahazi, ariko uyu nawe ahantu bamuzanye kuzahekura bizamugora. Disi mama uyu nguyu niwe mugambanyi uragambaniye mabuja uyu mu bosi. Yo disi cyatangiye kugira ubwoba cyane bwinshi, avuga ati mubarire ni umubosi. Disi twabonye amwenyura rimwe gusa, banza muri filime yose twagiye tureba ibice byose nagiye mba ari aha honyine yamwenyuyemo gusa honyine. Disi uno mubosi nagaseka. Disi kagigabanye batangiye kugikubitagura, batangira kumuha ikinyabupfura baramuhondagura. Bosi aravuga ati mukubita akanyafu ntazongere, umugore wanjye aho namukuye ndahazi, simo nshaka kumuteza agahinda, nshaka ko kuri we nanjye tumenye turi kumwe yajya bimuberera ibyishimo gusa, ntabwo nshaka ko umugore wanjye yazajya babaraho na rimwe mu mateka ye. Ndizera ko igihe cyo kubabara cyarangiye. Disi barakwereka wa musore yateye inda mabuja. Yo disi yamuteye inda, none baje hano muri salo, bamaranye igihe kinini, none disi yamuteye inda, baje hano muri salo. Uyu bosi n'umumabuja bose baje kubiganiraho cyane. Mwibutsa ko filime iri mu nzira irangira, ndi mu nzira nyisoza. Iyo disi batangiye kwishimirana n'umumama. Disi dusoje filime atwite, mama we disi agiye kubyara umwana. Disi uno mu bosi aramwishimiye cyane ati yo umwana uzabyara tuzamwita nde, bari kumushakira akazina keza. Yo disi barakwereka abangabo urukundo rwabo narababwiye ngo filime igitangira aba nibo bubaka urugo rugashimwa rukamara igihe kinini, narabibabwiye. Yo disi none urugo rwabo
dore noneho bagiye no kunguka umuryango munini, dore ko batangiye no kubyara, dore yamuteye inda irabura igihe gitoya ngo abyare, disi atangiye kwishimira umwana. Umubesi aramubwiye ati ngiye kunguka umuryango, ati njye umuntu kuri njye agiye kumvaho, dore mama noneho agiye kubona umwuzukuru, ati gira hino mfate kutwo tunwa twawe, kutwo tubombo twawe, disi ngo ni mama bari kunyunguta, simbizi niko njya numva, disi batangiye kunyunguta na bombo. Ndibutse neza filime nuko irangiye, ndabakunda cyane, njye mwabanye muri iyi filime kuva ku gice cya mbere kugera kuri cya 5, yari Pascal wayibagezagaho, ndabakunda cyane, dusubire ku yindi filime ndi kubategurira, nayo iraryoshye cyane, ubundi mbatemo show. Mwakoze subscribe, ntabwo nakwifuza ko mwakwicuza impamvu mwayikoze, ahubwo mukwiye kubyishimira.